yasesekaye mu Rwanda. Perezida w'Ubushinwa akaba yarabisikanye na perezida wa Mozambique, dore ko perezida wa Mozambique we yari amaze iminsi 2 muri iki gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'Ubushinwa aje kuhahura na minisitiri w'intara y'amajyepfo y'Ubuhinde, ubwo ku munsi ugira kabiri biriwe mu karere ka Bugesera. Mu karere ka Bugesera bacyagera bahaganiriye ku byerekeranye n'ubukungu n'iterambere u Rwanda rugezeho, cyane cyane bibanze ku bijyanye no kwiyongera kw'ibinyabiziga mu gihugu n'ikorwa ry'imihanda mu mujyi wa Kigali ari no mu yindi mijyi yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ari nabwo baje ku kibazo cy'indege nini cyane yifuza gusura u Rwanda muri iyi minsi, kandi iyo ndege ikaba itagwa ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe bitewe n'ubunini bw'iyo ndege. Perezida w'Ubushinwa akavuga yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera ko ari cyo kibuga gihagije cyakagombye gukorwa byihutirwa. Perezida w'Ubushinwa yahise akora ibishoboka byose atera inkunga u Rwanda yuko kiriya kibuga cy'indege kirimo gikorwa mu karere ka Bugesera mu by'agateganyo cyakagombye kuba cyaruzuye mu mwaka wa 2019, kandi cyaramuka cyuzuye akanyarukira muri Kicukiro ku bitaro by'Abashinwa biri i Masaka, kuko biriya bitaro by'i Masaka bidahagije. Biriya bitaro byabo bikaba bigari, ndetse n'ikigo cy'abanyeshuri gihari kikubakirwa amashuri meza, kandi ayo mashuri akazaba yubatse mu buryo buhagije. Ari nabwo azashyiraho ishami ry'umuhanda wa kaburimbo uzaca Nyakarere ukagera Kabukuba ukazenguruka ukajya guhuza icyo kibuga cy'indege cyo mu karere ka Bugesera. Ibyo byose byaramuka byuzuye, iyo ndege nini cyane yifuza gusura u Rwanda ikazaba ari bwizarusura yerekeza mu karere ka Bugesera. Tubibutsa radiyo muteze amatwi ni radiyo Ngwaje Mbavu, yivugira mu ruhavu rw'igihori kumvikanira mu mwate w'isi. Amakuru tuyakomereze hirya no hino mu mahanga twumve uko byifashe.